nahoraga nibaza ni iki nakora, ni iki twakora ngo uyu musozi urusheho kubyara umusaruro ku bahatuye, ku bahagenda n'igihugu muri rusange. Muri runo ruganda mu nshuti eshatu mfite Bruce arimo, ni umukozi, ni umuntu, ni inshuti nziza. Ibyo byose yarabinyeretse kuva natangira gukorana nawe, kuva namenyana nawe. Ari mu nshuti eshatu mfite muri uru ruganda. Ibihangano byanjye mbifata nk'abana, ndakigendera, ndagitwita, ndakibungira, ndakibyara, nkigira kubisa. Kivumbi burya tuziranye twese tutaratangira bino bintu. Cya kabiri kuko ari umuhanga, nzi neza yuko rimwe uteranyijeho rimwe bibyara kabiri. Ikindi cya gatatu kuko igitekerezo nari naremye numvaga umuntu ushobora kukigwamo cyangwa kugikora neza mu bari bahari ni Kivumbi. Yitwa Rumaga, ni umusizi niwe tugiye kuganira, ariko wamaze gutaramira abantu muri Genesis Comedy muri rusange, ariko anabasangiza n'itekerezo afite cyangwa se igitaramo amaze kwanzura cya festival izatangirira i Huye mu kwezi kwa gatatu. Amatariki arahari, abahanzi twababonye. Ahubwo Rumaga, numva ari aho ngo twahera muri rusange. Festival igiye kuba ku nshuro ya mbere, abantu babonye ku mbuga nkoranyambaga zawe na za mbuga zindi ujye uvuga. Ni festival iteye umuntu wamuha amakuru arambuye kugira ngo niba ari uwihuye atangire itegure itike yiwe yibika hakiri kare. Murakoze. Ni iserukiramuco ry'ubuhanzi bushingiye ku muco, kuko abahanzi benshi barimo n'abahanzi nserukarubuga, ni performing art. Ku bwiganze rero ni abanyarwanda. Turashaka kugaragaza ubukungu, ubudasa n'ubutunzi buri mu buhanzi nyarwanda, by'umwihariko ubuhanzi nserukarubuga. Yego, muri rusange festival yabagiye ki, irimo abahe bahanzi? Abahanzi bo ni benshi. Ku mbuga zanjye na za Nyirakabugabuga cyangwa imbuga za Siga Rwanda murababonaho, gusa ntekereza ko byinshi mu byamamare inaha bakunda muragenda mubisangamo. Iri ku itariki ya 19 kugera ku itariki ya 21. Tubanze dutanga inzira ku muntu, kuri uyu muyobozi atambuke. Turavuga n'ibindi urakoze. Yego, noneho udufashe utubwire, nabonyemo ba Christopher, nabonyemo Juno, Bwiza n'abandi. Muri rusange wagendeye kuki uhitamo barabanza? Ntabwo navuga ngo nagendeye kuri iki ngiki mitamo bari abahanzi, ahubwo nashingiye ku bintu bibiri. Abahanzi dukeneye, umwanya uhari, n'abatworohera cyangwa abo dushobora kubona abakumva igitekerezo nyirizina cya festival bakaboneka. Muri uwo mugero niho bavuze Juno, Christopher, Element, Masamba, Jules Sentore, Aline Sano, bose ba Diesdora, ba Titi Brown, Genesis Comedy bagiye baza nyine kuko barumva intekerezo muri icyo kintu, bakumva ni ikintu nyine cyo kuba basabwa cyangwa bigomba kubamo. Yego, hari ikintu washyizemo cyuko buri mwaka muzajya mugira akarere mutangiriramo, kuri inshuro muratangirira Huye. Kuki? Burya ubuhanzi nyirizina dukurikiyeho amaso cyangwa inyandiko zigera butangirira muri Huye, umusozi wa Kiruri, kuko ubuhanzi dufite buturuka ku busizi. Ndavuga ubuhanzi nserukarubuga, amazina y'inka, abacuranga inanga, ababyina, bose bagiye babyina ibitekerezo byaturutse ku busizi. Guturutse ibintu kuri nyina rero ntako bisa. Niba umusozi uri muri Huye ibintu bigatangirira Huye, nibwira ko ni ikintu kinini, ariko bikomojeho none bitangiriye Huye, ariko bizasandara igihugu cyose, tuzajya mu turere twose tugize igihugu. Ni sawa cyane. Woherutse nyine no guhabwa no musozi waruvuze, byanyuze mu zihe nzira? Wiyumvisha ute meya Sebutejya wo gushyikiriza, haba inyandiko nawe inshuti yawe Christopher mwari muri kumwe, ni itekerezo cyaje gute? Ubundi wabyakira ute akarere kavuga uti twawuguha ukabyaza umusaruro? Icyambere no gushimira igihugu cyo kireba ko n'urubyiruko rushobora guhabwa inshingano zo gukora ikintu bakagerageza kura niba koko rwatanga umusaruro. Ni ibintu byari bimaze igihe, kuko jewe kiri nagiyeho guturuka 2016, nibwira ko ari umwaka wa 10. Mu kwasura rero nahoraga nibaza ni iki nakora, ni iki twakora ngo uyu musozi urusheho kubyara umusaruro ku bahatuye, ku bahagenda n'igihugu muri rusange. Nibwo rero company Siga Rwanda rero mbere y'umuyobozi yawe yicaranye n'akarere, babereka icyo bashobora kumaza umusozi uramutse ubahawe. Akarere nako karicara
gasangaho koko bikwiye ko ibintu bihabwa ba nyirabo. Nibyo niko kubihitamo, bawuhereza abahanzi. Ntiwahawe Rumaga, ahubwo Rumaga yahagarariye abahanzi bose, ni iwabo w'abahanzi. Niyo mpamvu nahaye agasirino cyangwa nahataziriye kwitwa ikiruri cy'abahanzi. Yego turaganira, ariko nabonye no mu bantu muzaba muri kumwe harimo itsinda Ibyanzu. Ni itsinda uhagarariye washinze, kandi twabonye n'abasizi bagiye baza mu bitaramo binyuranye bakadutaramira tukanyurwa. Mu minsi ishize ariko bwo mwanakiriye Madederi, ni umusizi wakomanze cyangwa nawe mwabonaga ari byiza ko aje mugahuza imbaraga Ibyanzu hari indi ntambwe mwateye? Izuba ryigize umuntu rero yatanze ubusabe nk'abandi bose, avuga ko yifuza kuba mu Byanzu. Uburyo twakira abantu tureba ibintu byinshi, ubushobozi bwawe, ese koko uri umusizi, waza uri umufatanyabikorwa, waza uri umushoramari. Turebye ubushobozi bwe rero dusanga yuje ibisabwa kugira ngo abe Icyanzu, nuko twamwakiriye. Harimo n'abandi ariko wenda bashobora kubyumva kuba mwakiriye Madederi, hano muri Genesis n'abanyayikubazaho ati bisaba iki, urandika, hari imbuga mwashyizeho byakora kwinjira mu Byanzu? Imbuga zose na za nyirakabugabuga, wakwandika Ibyanzu kuri email wongeraho @gmail.com, aho hose utanga igitekerezo n'icyifuzo cyawe birakirwa. Hari isibo ishinzwe kureba koko uyu muntu afite ubushobozi cyangwa yageze ku rwego rwo kuba yakwitwa Icyanzu, kuko kuba Icyanzu twe tubifata nk'igarade, ni ipeti umuntu yambara bitewe n'ibyo yakoze. Hari igihe batakwakira ngo uhite ujya mu Byanzu, ubu hari abo dufite tuba tukiri kunagura cyangwa gutoza, tuzakira mu Byanzu. Yego turaganira ko mu gihe unafite igisigo gishya kiri hanze, icyo wakoranye na Kivumbi King, mbere ko tuzakurikira kiri aho. Kivumbi King kuki? Kivumbi King kuko ari inshuti kuva kera. Kivumbi burya tuziranye twese tutaratangira bino bintu. Cya kabiri kuko ari umuhanga, nzi neza yuko rimwe uteranyijeho rimwe bibyara kabiri. Ikindi cya gatatu kuko igitekerezo nari naremye numvaga umuntu ushobora kukigwamo cyangwa kugikora neza mu bari bahari ni Kivumbi. None ubwo mwatinze? Twatinze kubikora, yego ushingiye kugira umuziranye, twatinze kubigaragaza, ariko twagiye dukorana byinshi bitasohotse. Yego. Aha, none ubu tuganira abona tumurikiye ikindi gisigo gishyashya cyabanje nyine guteza polemique, niba ariko navuga mu ndimi z'amahanga, bati noneho Rumagara tweruriye atweretse umukobwa bakundana, yateye ivi, urahamije ko ari bari mu rukundo. Ariya magambo yaje kuri stati, nawe ni abantu bavuga ati nibyo kuko nibona nyine se kubaza minsi ya mbere ati ni wese, ariko uranyihore, ariko bibije kurangira mbonye ari igisigo. Guteguza inganzo nk'iri yabifashije ariya magambo, nta n'inshuti zawe nyine zibyibazaho kumva ati nibyo se, usubiza iki ubundi biyete kuri? Ni byiza, binyereka iyo habaye nka kuriya uri inshuti yanjye bugufi, ubundi bakaba bibizi, ariko nyandikiye uti nibyo, mba mbizi neza yuko ntari bugusubize. Kubera iki? Ibihangano byanjye mbifata nk'abana, ndakigendera, ndagitwita, ndakibungira, ndakibyara, nkigira kubisa. Bivuze ngo mu kugitura nabwo ngomba kubyitegura. Amagambo akiriho ni amagambo ari mu gisigo, mu gice cya nyuma kijya gusoza. Nagombaga rero kugiteguza muri buriya buryo ko umwana w'umukobwa nakoreshejemo niwe n'ubundi wagaragaye ku mafoto. Ahubwo abantu kuko ntigeze nanatangaza yuko umuntu namugize umugore cyangwa namwambitse impeta, bo bitwara mu ishusho yo gutekereza Rumaga umenya narambiranye. Rumaga kakiri ingaragu akaba atangiye kutumurikira abakobwa akanashyiraho amagambo umenya narambiranye. Mbe nyihanganiye, haracyari kare, ntabwo ari umugore ahubwo ni igisigo nateguzaga. Ibisigo byombi bikora album nshya? Uriyenze, numvaga ibyo bintu ari jye nawe tubizi. Biri kuri album nshya. Ndavuga si igiye kuza, ndavuga ihari, reka tuvuge ku ihari era cyangwa era. Yego. Kimwe mu byo Bruce agushimira harimo no kumufasha cyane cyane mu myandikire. Itaha Iwacu wenda abari samporinze mu bandi benshi mwagiye mukorana. N'umuhanzi usobanura gute muri karere yawe yaba ari byo mwakoranye mu busizi, ko hari ibisigo bihari mwahuriyemo, hari ibihangano bye nawe wagizemo uruhare, winjiye mu kibuga umusangamo. Itaha Iwacu musobanura ute? Ni umukozi, ni umuntu, ni inshuti nziza. Ibyo byose yarabinyeretse kuva natangira gukorana nawe, kuva namenyana nawe. Ari mu nshuti eshatu mfite muri uru ruganda, mbaze ku ntoki muri runo ruganda. Mu nshuti eshatu mfite Bruce arimo.
ari mu bantu banshyigikira mu bisigo, mu bitekerezo muki. Ni umwe bantu tuganira ubuzima buri inyuma y'ubuhanzi, tugahuza haba amanota haba ibirenge. Ikindi namuvugaho gisa n'igikomeye, ni imwe mu mpano zishobora kuzandikwa kuri Wall of Fame y'igihugu ku nkuta z'abanyabigwi. Imwe mu mpano twagize itangaje, genda avuga nko mu kinyacumi wenda mbashe kumubona, ni umwe mu mpano zujuje ibintu impano isabwa mu Rwanda ngo ibeho, haba ubuhanga, haba gukora cyane, haba gushora mu byo ukora. Nicyo numva navuga kuri Taha Iwacu. Cyaravuze cya Bruce, mu by'ukuri umusobanuro nk'inshuti yawe ikomeye. Sinzi wenda niba mu bijyanye n'ubusizi bishoboka ko twazabona wenda nka EP iriho ibisigo birenze kimwe. Mwarakoranye igisigo cyiza cyane, narakubabariye, n'abantu barenga miliyoni barayikunze kuri YouTube. Ese Rumaga, byashoboka ko twakubona we na Bruce n'uwo mwongera guhuza imbaraga mukaduheza ibisigo birenze kimwe mukabihuriza hamwe? Muri nko kuri twabonye Riderman na Bulldog aramvuna amaguru. Ubundi mu kuri ntangazwa nuko niwe ubimbwira, zaze twicare nkwereke ibintu dukora. Je rero nkumva nubwo ari inshuti, hari urwego hari urubariro yateye, twese tugomba kubanza kwigegena kugira ngo turuhagarareho. Ntabwo ari uko bitashoboka, ariko mu nzira zo kubaka kugira ngo tubitange bisa neza, ntabwo nzi igihe bizabera, ariko bizaba. Aho nkuboneye nyine reka tumubaze, hari ibitaramo ibyanzu mwakoraga bya buri kwezi, ariko niba nibuka neza, niba nibeshye amezi atambutse ntabwo twambaye ibitaramo. Twabonaga hano kandi Kigali abayobozi bakaza, urubyiruko bakaza nyine bakabatega amatwi. Ibira bitaramo mwarabihagaritse cyangwa hari ibyo mwaduteguriraga byatumye tutabona ibitaramo? Icya mbere mwari mwabikunze cyane. Muzi icyo bisaba kugira ngo bitegurwe. Burya hari igihe winjira mu cyakabaye nko gukunda ibintu kongeraho kubishoramo. Ibi bintu mwabonaga ko bitegurwa kandi mubona ko bitegurwa mu izina rya Siga Rwanda cyangwa rya Rumaga. Hari igihe rero kuko bino bintu twifuza kubikora nk'umwuga utekereza mu buryo bwa business, bino bintu nzabikora kugeza ryari. Ntabwo ibitaramo byahagaze, nta nubwo byavuyeho, ahubwo vuba cyane tugiye kujya dukora ikintu nzi neza ko ari gishya inaha kandi kitazigera gisaba imbaraga nk'izo byasabaga kugira ngo gikorwe, kandi kigira igihe gihoraho, bitari kuvuga ngo uyu munsi byabaye ejo ntibyabaye, uyu munsi byabaye Rumaga ntiyungutse, yagiye kubanza gukorera ndi yo kugira ngo ategure ikindi. Uyu munsi byabaye ejo ntibyonge, cyangwa uyu munsi birabaye Rumaga ntabayeho, kuko ubushobozi bwe yabushoye muri biriya bintu byose. Mwe mu bikunze, igikuru navuga mu bishyigikira. Ntabwo ari njye ubikunze gusa, nimereye nko kuri mwebwe. Gusa ikindi cya kabiri, ntabwo byahagaze, byahinduriye umuvuno uri butangazwe nawo vuba. Ntabwo hashira ukwezi cyangwa abiri batarababwira uburyo bushya kandi bwiza kuruta, kuko buriya nabwo nibwira ko nibushya twaremye kandi bwarakunzwe, ubundi bugiye kuza n'ubwunganira buriya. Utekereza iki kuri iriya website wenda unayitubwiraho cyane cyane ku mikorere yayo nuko umuntu yabasha kugira kuyigana? Utekereza iki kuba ari ibihangano byawe byajye banza kunyura abantu bakanza akabigura mbere yuko biza kwizo mboga zisanzwe, cyangwa nubwo nundi birahari wenda nkabana? Mu kuri biracyakeneye ubukangurambaga. Ntabwo abanyarwanda twari twagera ku bushobozi bwo kumva nyirizina ko bishoboka ko wajya ahantu uri butange amafaranga naho cyaba igiceri cy'icumi kugira ngo ubashe kumva igihangano. Uburyo bukoreshwa mu mpuzamahanga, urandika ugakora subscription cyangwa ukibaruza ahantu kugira ngo ubashe kumva ibihangano. Ubwo buryo buriho. Hariho icyo twise imutunge, ni electronic mutunge. Inganzo imutunge, nawe umukunda mutunge. Hazajya hajyaho ibihangano, audio, video, text, lyrics, uburyo ushobora kugenda ugatunga umuhanzi. Niba impano ye ituma ubaho, kubaho mvuga ni kwa kundi wumva umurango mbayeho neza. Kubera iki? Indirimbo ya Bruce. Kubera iki? Indirimbo ya Ben. Kubera iki? Indirimbo ya Bwiza. Niba iyo mpano ituma ubaho, nawe tumibaho. Ni kuri mutunge. Siga Rwanda rero, sigarwanda.com ni imwe muri website navuga ngo zantwaye igihe, zantwaye ubushobozi, zantwaye umwanya kugira ngo izimeze neza. Icya mbere, ukinjiraho, ikintu cya mbere bakwigisha ni Ikinyarwanda. Ukica bagukosora, ntibishoboka ko wakwinjira kuri web utarakosora nibura ijambo rimwe. Iribanza ni amashyo.
icya kabiri hariho library izajya icuruza ibitabo. Icya gatatu hariho amarchive, inyandiko, ubushyinguranyandiko buturuka nibura mu 1800 z'u Rwanda. Icya gatatu hariho iduka, hariho shop, amangazini acuruza ubugeni bw'u Rwanda, umuntu agakora ibaga mu Masaro. Abantu rero bafite impano bazajya bacururizaho. Ngere no ku cyakane hariho icyo twise Rwanda GPS, ari nayo irimo visit Kiruri. Tuzajya dutembereza abantu ahantu henshi harimo n'Ikiruri anyuze kuri website. Uzajya uza ubukinge ahantu ushaka kujya, tuguhereza abantu. Ikindi kiro gikomeye nifuza yuko n'abantu bazayoboka cyane, bano bantu barimo barakora ubukwe muri bino bihe, hari igihe ugorwa no kubona umusaza, hari igihe ugorwa no kubona protocole, hari igihe ugorwa no kubona decoration, hari igihe ugorwa no kubona MC. Uzajya uze twebwe tukwereke inararibonye, uhitemo uvuge ngo uyu muntu niwe nshaka, tukwereke calendrier ye, ingengabihe, urebe niba umunsi washyizeho ibirori byawe ntabwo ari ubukwe gusa na corporate event, uvuge ngo ndashaka uyu nguyu, bakubwira icyo bisaba, uwo muntu mubarure, ubu mukuye ahantu wizeye. Bya bintu byo kuvuga ngo nagize musinga ariko ngo nahereye ngo mu bukwe bwanuza ngo mpita njya mu bwantu, oya, nicyo dushaka guca, kandi ukaba wizeye ko umuhango wawe ugenda neza mu buryo uwifuzamo. Tugiye kuzanaho igice noneho cyitwa baza mwarimu. Iki gihugu maze kwita abana benshi ku buryo bateranyije nk'ano muri iyi nzu twakoreragamo bacagata bashobora nko kuba icyakane cyabo. Umuntu aranyandikira, Roma wampaye izina ryiza ry'ikinyarwanda, Roma wampaye izina ryiza rya company, Roma wambwiye amateka ya Kigeli Rwabugiri, Roma ese y'umuntu avuze u Rwanda. Ibyo byose ako gace kabanza kitwa ngo baza mwarimu, uzagenda ukore subscription wibaruza. Niba ushobora kuvuga ngo ndagura subscription ya DSTV, ndagura subscription ya Netflix, ndavuga izo tumenyereye, uzajya uza utanga amafaranga, ujye ubaza igihe cyose n'ikintu ushaka cyose, ibitazasubizwa na Rumaga gusa. Dufite minaribonye, ariho ubona inteko izirikana, ariho ubona bene irage, ariho ubona abatoza b'itorero ry'igihugu. Tuzajya dufata icyo ubajije tugitereke mu nteko, tukiganireho, ugisubizwe mu mwimerere wacyo. Nibwira neza yuko iyo ngira Imana kino kintu nkakibona n'undi nari bumushimire. Nyine ni wowe ubabanjirije. Turangana ku musozo, bwira abantu no gahunda kwiteye ibintu bitaramo muri rusange, ubwira abari barizwe Huye n'abahagenda umunsi ku munsi bifuza kuzitabira ino festival, birasaba iki kuzinjira? Mu kuri iki ngiki ntabwo ndi bugisubize. Icyo bisaba kuzinjira ni ubushake, nibwo bukuru. Ibindi mujye ku mbuga murabibonaho. Gusa ndasaba guturuka ku muntu ku giti cye, urugo, umuryango, umudugudu, kuza kugera ku gihugu. Iki kintu mureke tukibe inyuma. Iki kintu ntabwo ari Siga Rwanda, iki kintu ntabwo ari Moyi kirimo, iki kintu ntabwo ari inteko y'umuco, ntabwo ari bene irage, ntabwo ari iki. Iki kintu ni icyacu. Kubona ubuhanzi bwacu mu bana bacu, gushyigikira ubuhanzi bwacu mu bana bacu, abashoramari, abafatanyabikorwa, abikorera ku giti cyabo, kuzabona kino kintu kibaye cyiza, ni bumwe mu buryo bwo kuzamura icyitwa GDP y'igihugu, bumwe mu buryo bwo gutuma nibura creative industry cyangwa ubu buhanzi dufite bubasha kugirira umumaro ubukora, ubukorerwa naho babukorera. Mushyigikire rero Siga Art Festival cyangwa Siga Fest. Mu ntekerezo yavuga ngo uzasiga iki aho wanyuze, aho wabaye, mu byo wabonye, mu byo wumvise. Niba warakunze ubuhanzi ukaba utabushyigikira, nibwire yuko nta kintu usize. Wagize neza, hagize neza mwebwe. Nibyo.